Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatsiro n'amakuru yacu y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri munsi kugira ngo mumenye uko muri iyi si y'imyidagaduro bihagaze. Aya makuru yacu rero y'uyu munsi akaba ari banda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turagaruka kuri Diamond aho yamaze kuba yavuga impamvu umufana yamusikuje ingofero hanyuma we akamwirukaho, ndetse muri aya makuru turaza kugaruka kuri album ya Tom Close aho yahamije ko album ye nshya iri ku rwego rw'izaba Davido, Wizkid na ba Diamond, ndetse muri aya makuru ndaza kubabwira abaraperi barindwi bigeze kubaho abasirikare bayobowe na Shaggy uherutse gukorana indirimbo When She's Around afatanyije na Bruce Melody. Amakuru rero arambuye ni mu kanya gato cyane. Tom Close yahamije ko album ye nshya iri ku rwego rw'izaba Davido, Wizkid na Diamond. Uyu muhanzi rero yashimangiye ko album ye Essence ikwiye kuba igereranwa n'iz'abahanzi bakomeye nka ba Diamond, Davido n'abandi tuvuze haruguru bamaze guhamya ibigwi muri Afrika no hanze yayo. Yabigarutseho tariki ya mbere Ukuboza 2023 nyuma y'igitaramo cy'isango na Music Award Tour yaririmbyemo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Tom Close rero uherutse gusohora album ye Essence iriho indirimbo ziri mu Cyongereza yavuze ko ayari amateka akwiye kujya yibukwa ko yabaye uwa mbere ubikoze. Yagize ati rero bizajya mu mateka no ubwa mbere umuhanzi nyarwanda akoze album iriho indirimbo zirenga 10 ziri mu rurimi rw'Icyongereza, kandi niho ntekereza umuziki uri kugana dukwiye kumera nk'abanya Nigeria tugashaka abafana ku isi yose. Tom Close yasabye abahanzi bagenzi be kumureberaho bagakomereza aho gukora ibikorwa byiza. Ati nahoraga mvuga ko mu Rwanda dufite umuziki mwiza ariko kubivuga utabikora biba bigoye, nge nakoze akanjye bajye bafata iri album bayigereranya n'iya Diamond, Davido, Wizkid n'abandi. Na album rero iri muri icyo cyiciro si ukwikina bagende bayumve irahari. Tom Close rero nawe ubwe ahamya ko yagerageje kumva album z'abahanzi yagarutseho haruguru yazigereranya niye akumva hari akazi gakomeye yakoze. Ibi rero bigarutseho mu gihe album ye Essence iri guhatana mu cyiciro cy'inziza zasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu isango na Music Award 2023. Iyi album ya Tom Close rero iriho indirimbo ziri mu Cyongereza nka Fly Away, Be My Teacher, A Voice Note, Inside ndetse n'izindi. Tom Close rero yamaze kuba yagereranya album ye na Feast of All ya Diamond, My Love, Less Agwa ya Wizkid, Timeless ya Davido n'izindi zigiye zitandukanye. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku baraperi barindwi bigeze kubaho abasirikare bayobowe na Shaggy. Biratangaje cyane kubona umuntu isi yose imenyereye mu mwuga w'uburaperi ari mu mwambaro wa gisirikare, umwuga abantu bose bubaha ndetse bafata nk'udasanzwe. Si umwe rero cyangwa babiri, ahubwo isi ifite abaraperi benshi baturuka mu bihugu bitandukanye bagiye banyura mu gisirikare bakitangira ibihugu byabo. Muri abo rero hari ababaye abasirikare mbere yo kwinjira mu muziki ndetse n'abinjiye igisirikare ari n'abaraperi icyarimwe. Rimwe na rimwe rero usanga abantu bibeshya ko abahanzi bose babeshejweho n'umwuga umwe wo kuririmba, nubwo hari abavuga ko babeshejweho nawo gusa, ariko nanone hari n'abandi usanga bafite indi mirimo bakora ku ruhande ibabyarira inyungu cyangwa se bakora kuko bayikunze. Uyu munsi rero twabateguriye abaraperi barindwi bakomeye bigeze kubaho abasirikare ku bw'impamvu zitandukanye mbere yuko baba ibimenya bose mu ruganda rwa muzika ndetse na nyuma yaho. Nubwo bigoye rero kwiyumvisha uburyo abakora umuziki by'umwihariko mu njyana ya hip hop bashobora kwisanisha n'amategeko ari ku murongo aba mu gisirikare, hari abashoboye rero kubihuza byombi cyangwa se bakabanza kimwe bagakurikizaho ikindi, kandi byose bakabikora neza kinyamwuga. Ku mwanya wa mbere rero hari umuraperi Shaggy. Mbere yo kuzuza rero imyaka 20 mu 1988 Shaggy yinjiye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muraperi rero w'umunya-Jamaica yaramaze umwaka umwe ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahise atangira kugerageza gusunika umwuga we mu bijyanye na muzika.
abuze rero akazi Shaggy yahisemo gukora ikintu cyatanga umusaruro wisumbuyeho maze yinjira mu ngabo za marine, yabaye rero mu gisirikare mu gihe cya Gulfawo, maze azamuka mu ntera aba kaporari wo mu rwego rwo hejuru. Amaze kuva muri rero marine yasohoye imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane yise O Carolina mu 1993. Ku mwanya wa kabiri hari Canibas. Uyu rero yinjiye mu gisirikare nk'ubusanzwe kuko yabaye umusirikare nyuma y'uko abaye umuraperi. Nyuma yo kumurika alubumu ye ya mbere ku giti cye, yatangiye gukora ibidasanzwe mu mpera za 90, uko akomeza kubikora kugeza mu mwaka 2000 ubwo yinjiraga rero mu buryo butunguranye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Canibus yasobanuye uko yinjiye mu gisirikare. Yatangaje ko yirebye akabona aracyari muto ku buryo akwiye gukora itandukaniro, maze ajya mu gisirikare akora imyaka 2 mbere yo gusezererwa kubera kunywa itabi rya marijuana. Ku mwanya wa gatatu rero hari Fred Gibbs. Uyu rero mu myaka ye y'ubuto, umuraperi w'umuhanga, yagiye yumvikana mu bibazo kenshi nubwo yinjiye muri kaminuza ku nguzanyo y'ibijyanye na siporo. Uyu muraperi rero yirukanwe mbere y'uko arangiza. Nyuma yaho afite imyaka 19 gusa yajyanwe mu rukiko kubera ubujura no gukoresha imbunda. Nabwo rero icyo gihe yari inyeshyamba. Uyu muraperi rero yagombaga gukurikiza amategeko mu gihe yabaga ahanganye no kwikura mu bibazo nk'ibyo. Kubera iyo mpamvu rero, kugira ngo yirinde gufungwa, yinjijwe muri porogaramu ibanziriza urubanza yari iyobowe n'ingabo za Amerika. Icyo kora hashize amezi 8 uyu muraperi yaje kwirukanwa azira ko yafashwe anywa urumogi. Ku mwanya wa kane hari No Maris. Uyu nyuma rero yo kurangiza amashuri ye yisumbuye, uyu muraperi ntiyarazi neza ejo hazaza he n'uburyo akwiye kuhacunga. Nk'umuntu rero witeguraga kwibaruka, No Maris yagombaga kugira icyo akora kugira ngo abone amafaranga, kandi icyagombaga kuba ikintu gifatika cyamufasha kwita ku muryango we wari utangiye kwaguka. Mu kiganiro yakoranye na MTV News muri 2015, uyu muraperi yagize ati, nashakaga ikintu gifatika cyo gukora, nari nkeneye ikintu cyagombaga kuma amafaranga nakwishingikirizaho. Byamfashije kandi kujya ku ishuri niga umwuga. Nyuma yaho rero yabaye umwe mu ngabo za Amerika ndetse akora manda y'imyaka 2 n'igice. Nyuma yo kuva mu gisirikare yahise ajya gutangiza Crips mu 1992, itsinda rya hip hop yarahuriyemo na Push Star. Ku mwanya wa gatanu hari Net Dog. Nyakwigendera King of Hawk Net Dog ari ku rutonde rugufi rw'abaraperi bakoze igisirikare. Yo mu musirikare rero afite imyaka 17 y'amavuko ubwo yahagarikaga amashuri yisumbuye. Icyo gihe rero yavuye mu mujyi yavukiyemo maze yinjira mu gisirikare cya marine. Nyuma yaho rero yaje kujyanwa muri Okinawa mu Buyapani, aho yakoreye imyaka 4. Nubwo rero impamvu itabashije kumenyekana, Net Dog yasezerewe mu gisirikare ari mu mwaka wa 4 w'akazi. Ku mwanya wa gatandatu hari MC Hammer. MC Hammer rero n'umwe mu baraperi bazwi cyane wigeze kuba umusirikare. Yinjiye muri Navy muri Amerika maze abinararibonye, nubwo nyuma rero yaje kwamamara ku isi yose abifashijwemo n'umuziki we. MC Hammer yabaye umusirikare mwiza w'ingabo zirwanira mu mazi. Ku mwanya wa 7 hari ICT, umukambwe wo muri hip hop. ICT yabaye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 4 mbere yo guhinduka icyamamare kubera umuziki we. Nyuma yo kwibaruka rero umukobwa, uyu muraperi yinjiye mu gisirikare mu 1977 kubw'inyungu z'amafaranga. Nyuma yaho rero yashinzwe mu mutwe wa 25 w'abashirikare mu myaka 4 yakurikiyeho. Igihe rero yari ari mu gisirikare, ICT yazamuwe mu ntera ashyirwa mu cyiciro cya mbere cyigenga. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ku muhanzi Diamond Platnumz wamaze kuba yavuga impamvu umufana yamushikuje ingofero
akamwirukaho ubwo yajyaga muri Wasafi Festival 2023 mu mujyi wa Dodoma. Umufana yasikuje Diamond ingofero ahita yihisha, ariko Diamond ategeka ushinzwe umutekano we ko agomba gushaka iyo ngofero cyangwa akajyana nayo. Ubwo rero yaririmbaga mu bitaramo ngarukamwaka bitegurwa na Wasafi bizenguruka igihugu cyose. Diamond Platnumz yahagaritse kuririmba asobanura impamvu umufana yamukuyemo ingofero. Diamond Platnumz agahangayika kugeza ubwo yohereje abarinzi be gushaka uwo muntu uko byagenda kose. Diamond rero yageze hagati mu gitaramo avuga ko ubwo bazaga Dodoma hari umuntu wamwambuye ingofero, ariko agahita ahangayika cyane, bigatuma rero abantu bibaza impamvu ingofero yahangayikisha umuntu nkawe. Mu gusobanura impamvu rero yamuhangayikishije, Diamond Platnumz yavuze ko atari umuco mwiza kwihereza ikintu cy'undi utakimusabye ngo akikwemerere, cyane ko iyo aza kuyimusaba yari kuyimuha bidasabye ko ayimwambura ku karubanda. Mu rwego rwo kwerekana ko aba afite umutekano imbere mu gihugu, yabwiye ushinzwe umutekano we ko agomba gusigara ayishaka kugeza ayibonye, atayibona ntagaruke muri hoteli bari bacumbitsemo. Ku bw'amahirwe rero ushinzwe umutekano we yarayibonye arayigarura ayisubiza Diamond Platnumz. Nyuma y'uko gusobanura rero izo mpamvu zose akabumvisha ko yabikoze mu buryo bwo kwerekana uko byagakwiye kugenda, yatanze ingofero ze azijugunya mu bafana be, buri ruhande akajugunyamo ingofero kugira ngo n'uwari ufite inzozi zo gutunga ingofero za Diamond ayicyure. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza ahangaha. Reka ngushimira babanye natwe muri amakuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu nakagaruka nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri uko bugiye nuko bwije. Turabakunda cyane.